mukunzi wanjye rubavu rwanjye mawe n'Imana usa na bike ni wowe naburaga. Baraduhize kenshi ariko ntibyashobotse. Iyo wihanganye cyangwa se ufite urukundo rukurimo n'uwo mukundana nawe rumurimo, umva urukundo rurabafata neza rwose ku buryo n'uwaza gutya wenda urugero akavuga ati ngiye kubagira gutya mutandukane, ntabwo byashoboka. Buriya rero nabonye mpeze hanze mbona barimo gutinda kumpingurira, kubera mba nzi mu cyaro ko hari ibintu byinshi biba biri mu nzu bitarava mu nzira, ngira ngo wenda barimo kwandurura, wenda udusafuriya turi mu makorodoro, tuntu nk'utwo ngutwo. Nge ntabwo nigeze ntindaho kuko nge nagiye na terese nshaka ko byanga bino gatuzabana. Ntabwo numvaga abakobwa gihorere buriya bari abantu twigira ibikomere bitandukanye, ariko ikintu nshimira Imana nuko finali igera ibintu byose bigasobanuka. Nge natere abakobwa bambenze bo ni benshi cyane, bashobora kuva hano isheni kagera hariya ku Kamonyi ni nka 40 hari. Ariko nukuri abantu mwabenzwe pole sana, mwihangane, ibikomere dufite Yesu bamwe atangiye kubyomora, naho usigaye ihangane, Yesu afite imbaraga zo komora ibisubizo by'Imana. Ihangane biraje bikugereho, bareke bakuvuge ceceka wibabara. Ibisubizo by'Imana, ihangane biraje bikugereho, waravutse ugera muri iyi si. Ni VISIONTV mukomeje gukurikira, reka tubashimire aho muri hose mu mpande zose z'igihugu ndetse n'isi yose. Turabashimiye cyane ko mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, mukagenda mutwereka ko mudukurikira, mukaduha ibitekerezo. Reka dushimire abanyarwanda bari hanze y'igihugu muri diaspora zitandukanye, tubashimire kandi tubifuriza ibihe byiza. Sibo bonyine twifuriza ibihe byiza rero n'abanyarwanda bari mu gihugu, ndetse by'umwihariko n'inshuti zacu z'abarundi zidukurikira kuko zumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ibyo dukora rero tubikoze tudafitemo uruhare rwanyu nta kintu dushobora kugeraho. Niyo mpamvu tuba tuvuga ati muduhereze ibitekerezo ku nkuru tugomba kubagezaho. Rero ntatinze reka mbabwire ko imbere yacu nk'uko mubibona dufite couple nziza cyane, nk'uko mubibona bafite n'umwana mutoya, byose ni umugisha. Rero tugiye kuba tubiganiraho, tuganire ku nzira yabo y'urukundo. Nanone umugabo we byongeye afite impano, ni umuhanzi, araririmba. Nekereza ko abantu bakunda amajwi meza uyu ugiye kuba umwanya mwiza kugira ngo muze kubuza kumva ijwi rye ndetse n'ubutumwa buri buze kuza kuba bukubiye mu ndirimbo. Nitwa Ismael Kayishema, mbahaye ikaze muri kino kiganiro kandi Imana ikomeze ibarinde. Reka duhereze ikaze ino couple turi kumwe, itangire twibwire, asigaye dukomeze n'ikiganiro cyacu, kandi tuzi neza ko abadukurikiye bari buze kuza kuryoherwa n'inama n'ibitekerezo biri buze guturuka kuri no couple nziza turi kumwe. Reka dutangire ku mugabo, niwe mukuru w'umuryango, atangira twibwire, turaza gukomeza no ku mugore. Nitwa Fidel Mboneye, niyo mazina yanjye yanditse no ku indangamuntu. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu, mfite n'umwana. N'umudamu mfite arasobanutse dera n'akana ukuntu kareba. Mbese umuryango wanjye umeze neza, umva n'ijwi rye rirahumeka. Nitwa niyo nkuru Marina, ndi umugore, ndubatse n'umwana umwe. Yakoze. Abakurikiye VISIONTV rero mumaze kumva ko turi kumwe n'umutware witwa Fidel ndetse n'umufasha we witwa Marina. Tujye gukomeza tuganira, batubwire muri rusange urugendo rw'urukundo rwabo, kubera ko akenshi abantu ntibamenyereye kubona umuntu ufite ubumuga bw'uruhu cyangwa se n'undi muntu utawufite babana. Akenshi ni igikorwa navuga ko ari igikorwa cy'ubutware. Reka duhere rero kumufasha atubwire, tujye gutangira batubwira ku nzira y'urukundo rwabo kuko harimo inama n'ibitekerezo byinshi cyane. Reka duhere kuri mama w'umwana, gusa ntimwatubwiye umwana uko yitwa. Amazina y'umwana yitwa Ishimwe Ange.
dukomeje ku rukundo rwacu twatangiye abantu ubundi batabyiyumva ariko twebwe icyo twari dukomeje ni kimwe urukundo gukundana abantu iyo bafite urukundo bakundana nta kibananira nta cyabananira rwose n'uwaza ashaka kubatanya ntiyabona aha aca ntabwo bishoboka twatangiye dukundana twumva twebwe nta kibazo kuko nyine twari tuzi ibyo turimo ariko abantu bo ntibaje kubyemera baducaga intege cyane cyane njye baciye intege cyane rwose kugeza aho uri umuntu udafite umutima ukunda cyangwa se ufite umutima woroshye ntabwo wakundana nawe ntabwo byari gukomeza ariko kubera ko njye nari nzi ikindimo nzi icyo nshaka narakomeje baciye intege bifatika bihagije ariko mbabwire ngo nta nakigize kavungukaho ngo byibuze ngo mvuge ariko ubundi ngo wamureka hoya njye ahubwo barabimbwiraga nkakaza umurego bambwira bati warasaze kanarasaze nta kibazo mundeke nsare ariko kuko nari mukunze cyane nawe nzi ko ankunda numvaga nta kintu gishobora kudutandukanya ubwo twaje gupanga ubukwe ntibyari byoroshye naratutswe ibingezwaho hari naho bari no kunyica ahubwo iyo babasha ubumfata bari kunkuraho ariko ntibyari byoroshye narakomeje ndwana urwo rugamba nkajya mbwira imana mfasha rwose umfashe ubukwe ndi gupanga buzagende neza nubwo abantu batabyifuza batabishaka ariko wowe uhabe nk'imana ubwo nawe nkajya muhamagara nkamubwira uko ibintu bimeze akambwira ati biyihorere nta kibazo kubera ko nyine nawe yankomezaga nanjye nkarushaho gukomera cyane ngo dupanga ubukwe turabupanze tugera igihe cyo kujya mu rukiko igihe cyo kujya mu rukiko kigeze ubwo nabwiye abantu nyine bamerekeza batangira kubona suriya ko yasaze ngiye ntabwo namujya inyuma n'uriya muntu agiye gushaka umuntu utareba umuntu udakora umuntu ukoraho agapyonyoka buriya musanzemo akajya nkabwira mumureke mundekere bwo niwe Imana nyine yamaye uko tuzabaho ni Imana ibizi kuko ariyo yemeye ko bibaho nkajya mbwira abantu bakirwa abantu kabagira bate ku isantere y'iwacu naracaga bakanyirukankana n'ibititi mufate kiriya cyomanzi cyarasaze ibintu kigiye gukora murabizi ubundi ariko ibyo ntibyanciye intege nkajya mvuga nti Imana ni wowe ubizi ni wowe wemeye ko bibaho ni wowe waduhuje nahuye nawe ntamuzi komeza rero gahunda zacu udukomeze mu rukundo dukomere mva iyo wihanganye cyangwa se ufite urukundo rukurimo n'uwo mukundana nawe rumurimo mva urukundo rurabafata neza rwose ku buryo n'uwaza gutya wenda urugero akavuga ati ngiye kubagira gutya mutandukanye ntabwo byashoboka baraduhize kenshi ariko ntibyashobotse ni kubona ko turi kumwe mu kubera Imana yarabikoze rwose ubu turi kumwe mu mahoro na babandi bajyaga bavuga bati yarasaze iki ubu batangiye kutugarukira ahubwo bakaza bavuga bati mutugire inama byagenze bite kandi urumva umuntu aje kukugisha inama ntabwo wamuheza nyine umubwira ko agomba gukunda umuntu n'umutima we rwose neza nta buryarya ntaki ibindi Imana ikabikora. urakoze cyane wakunze Fideli umaze kwangana n'abasore bangahe badafite ubumuga bw'uruhu twakundanye nawe nari ndi kumwe n'abandi basore babiri itandukaniro rye ryaje ritandukanye n'abandi gute buriya ndi umuntu wakundaga gusenga cyane najyaga gusenga Imana ikambwira ngo ufite ubukwe ariko nubwo ufite ubukwe bariya ntabwo ari bo muri kumwe nkavuga oya ntabwo bishoboka kubera iki se umbwira ngo si bo turi kumwe noneho nkajya ngumya nsenga nsaba Imana igeze aho irambwira iti
umva nkubwire biriya urimo bivemo ubwo njya nkajya ndeba nanjye ngeze aho ndavuga ntabwo menye bya bintu bidashoboka ntibakijijwe kandi ndakijijwe mbese uzajya kumbwira ngo ngwino muri ADPR dusezerane kandi yirirwa hahandi nyine hariya hepfo ari kwinywera agahiye ubwo ngezanjya numva ntibyashoboka ariko babwize ukuri duhura bwa mbere umunsi umwe tugenda byibuka hari ku cyumweru itariki ni 7 umwaka ni wa 2017 twarahuye ubwo yazaga mu rugo ariko yari yampamagaye kuri telefone twarahuye ubwo yazaga mu rugo numva ngize isoni cyane numva ngize ikintu cy'ubwoba nyine nari nabwiye mama ko mfite umuntu uri buze kumusura ariko nanjye nkibaza ndamwakira gute biragenda bite nkumva mbese ntabwo ndi kubyiyumvisha vuba ngo araza ageze mu rugo mama ati ngwino ujya kwakira umushyitsi wawe nahise njya mu cyumba ndakinga nagiye mu cyumba ndakinga mama arambwira ati se ko wikingiranye kandi umushyitsi wawe yaje bimeze bite narambwira nti oya genda mwakira ntabwo nsohoka ati sohoka gira vuba banguka ndagumye naratitiye mu cyumba mva ahubwo nkavani reka njye nifate matera nishyire ku mutwe mama naza none hambure no ndahise ndaryama ku gitanda cyonyine na matera hejuru naza n'ubundi arambona ndagumya ndicara ku gitanda burya ndicara ndi gutitira kandi ngo mama ntaramuha karibu ngo aracyari hanze umutari wamuzanye yigendeye ubwo nanjye ndi mu nzu ndi gutitiriramo ndangije abantu bati se bimeze bite musubize inyuma cyangwa mugabo yamureke ndaje ndatitira ndasohoka n'ubwoba bwinshi cyane nkingura kuri salo umwana karibu ashaka kunsuhuza numva ntabwo nibaza ndamusuhuza gute se nimukuraho ntari bubyonyoke ndabigenza gute ariko naramusuhuje maje kumusuhuza bwabwo babita bugenda kagiye mu karibu none haraza muri salo turicara twaganira kuko twaganiraga nkajya numva sinzi ukuntu umeze mbese kugenda bizamuka gake nkajya numva ari kugenda bizamuka ariko ndumva bidasanzwe ntabwo ariko nari imeze navuga nti wenda buramenye hari bwa bwoba bukindimo simbizi twajya tuvugana nyine mfite ubwoba akajya mbaza ikintu ariko nkumva nta kumureba nkumva se twarihuza amaso nkajya ndeba hirya noneho haza umusaza wanjye nyine umurikira wari uri mu rugo araza aje kumusuhuza aje nahise ngira ubwoba nyine mpitamaguruka njyewe nkahekame ngiye wenda araba ari kumuganiriza nawe yaraje aramusuhuza ahita yigendera noneho hasigara muri salo wenyine ubwo ndagira Imana mbabarira basi nkuremo ubwoba ngende muganirize numva ko meze neza nta kibazo ndeke gutitira kuko nubwo twaganiraga naradidimangaga kubera ubwoba ndagenda noneho ndicara neza turaganira nta kibazo mama araza nawe aramusuhuza na papa yaraje aramusuhuza ubwo uwo munsi ava mu rugo twese dupanga gahunda y'ubukwe twese dupanga ubukwe nta kuvuga ngo sinazuyaje sinitaye ngo mfite abandi ubwo njye nahise numva nyine ko ari ibyo se mvuga ati n'uyu rwose n'uyu ubwo ndavugana ariko nubwo ari we hari abazandwanya benshi kandi koko barahari babayeho rwose benshi baraturwanyije ariko kubera ko twebwe twari dufite urukundo ntabwo bari kudushobora ubwo twapanze nyine ubukwe bibwira imiryango ariko mu gupanga ubukwe nayo natinye kubibwira papa mvuga ni nimba imubwira azamutana
rwose azavuga ko nta n'ubwenge ngira, ariko nabibwiye mama yambwira ati rero uzabanza ubibwire papa wawe, nabwira ni kubera ko ari wowe nyine muganiraho ubwo bimumbwirire, ati reka ubwo nahera he, umwana wowe ubimubwire araza kubitubaza turi kumwe turahita tumubwira nyine uko bimeze. Noneho ndagira mama arabimubwira, papa aza kuduhamagara ari nijoro ati ngwino hano babwire. Tugenda mu cyumba cyabo nyine turabiganira, arabimbaza nose uramukunda, mwana ndamukunda rwose neza rwose ndamukunda, ariko ubyumve ngo ndamukunda, ariko se kuki wihuse cyane, namwana nyine simbizi nuko numva nyine ngende kumukunda cyane, ubwo nturi kubeshya, namwana oya ndamukunda rwose, nawe umuhamagara bimubaza. Ubwo mama arangije aramubwira ati wibaza umwana ibintu byinshi, mwihorera agende gusa umenye ko ubukwe buri gupangwa mu isaha ku isaha, uzumva bakubwiye bati twaje. Ubwo nkanyabana ubwo papa abyemeye na mama, abandi niyo barorera nta kibazo. Burya ababyeyi bawe iyo ubabwiye ibintu bakabyemera nta kibazo, nta n'icyababuza gupanga gahunda zanyu. Kandi ikindi nubwo mu rugo batari kubyemera, ariko njye nta cyari kumbuza kumukunda, oya, kuko rwose ni nawe muntu nari numvishe nkunze mu buzima bwanjye, nkumva hageze ikintu gihindukamo, ko abandi nubwo twari turi kumwe ariko numvaga ari ibintu nyine biri aho bisanzwe nta mpinduka mu buzima, ariko rwose nahise numva ko hari ikintu kinjemo gishyashya. Burya iyo mufite urukundo nyarwo ibyo mushaka byose mubigeraho. Twaje kubana batabishaka, dukoresha ubukwe, ibintu bigenda neza, nubwo twaciye mu bintu bikomeye, mbese ntabwo nabibabwira ngo mubyumve vuba, ariko ni ibintu bikomeye cyane. Ariko ubu turashima Imana, turi kumwe mu mahoro, turatuje, nta kibazo mbese muri make. Muri kubona ko ntacyo tubaye rwose, ntacyo tubaye pe. Hari uwakwibaza ngo kuri izo tariki 7 2017 muri kuri kwezi watubwiye, nibwo bwa mbere wabonye isura ye cyangwa hari ahandi mwari mwarahuriye? Oya, ntabwo ari bwo bwa mbere nari mbonye isura ye, kuko yakundaga kuza ku rusengero rw'abangirikani duturanye bakoresheje ibiterane, niho namubonaga, ariko we ntako yari yakambona. Gusa nuko twaje gushaka nimero ze, njye n'undi mukobwa w'inshuti yanjye, ngo dusengere. Kuko mva nari nararwaye mu nda, ariko wumve ngo mu nda harankubise hasi, mpora hasi, ukuntu naganaga nari gato, napimaga ibiro 47, nari muto rwose kubera mu nda. Ubwo twafashe nimero ze aho nyine, twaragiye tureba umudiyakoni waho, utambwira tuti waduhaye nimero z'uramukozi w'Imana, araziduha. Tuza kumuhamagara rero, turamubwira ngo dusengere, nkajya nkunda kumuhamagara cyane, mugana insengero rwose bimeze nabi, nuko aransengera. Nyuma nza kumubwira ko nyine nakize, numva nakiribwa mu nda, nza kumubwira nti narakize, warakoze rwose, Imana izajye guha umugisha. Ubwo ndekeraho nyine ngira ngo byararangiye. Hashize igihe aza kumpamagara, umukozi w'Imana noneho ukamamagaye byagenze bitera. Nanjye nangira kugira ubwoba, mvuga ni se hari ikintu yambonyeho, byagenze bite? Ndamwitaba n'ubwoba bwinshi nyine, mvuga ni sawa, umukozi w'Imana agiye kumbwira iki noneho. Ndamwitaba, aransuhuza, ambaza amakuru, ambaza uko meze, ambwira ko ndaho meze neza nta kibazo. Arambwira ati rero ndagukeneye cyane,
nzakubona gute? Nababwira ni kugira ngo mbone keretse uje mu rugo kuko nyine numvaga ntajya i Kigali. Arambwira ati ngiye nzaza, nzaza bumve ko ngukeneye cyane. Nabwira ni nta kibazo. Ngo hacamo icyumweru kimwe, icya kabiri, icya gatatu, ariko wa gatatu nanone nibwo yampamagaye arambwira ati urazi ndi kumva ntaza mu rugo ntarakubwira ibindimo. Abasibe muri iki nabwira ni nta kibazo ngabimbwira muteze amatwi. Arangije arambwira ati ndi kumva ndi kugukunda cyane cyane. Urahanze sinzi n'isura? Ati oya sinzi isura sinzi n'icyo, ariko ndi kumva umutima uri kumbwira ngo ntabwo uzancika wowe. Ntabwo noneho nibwo natangiye kugira ubwoba nabanetse. Bishoboka biteze, bishoboka bite koko kugucika? Ntabwo byashoboka buriya nibyo ari kwivugisha. Arangije arambwira ati ubyumve nk'ukuri, ubyumve nk'ukuri njye nzaza mu rugo. Nibwo rero yahise aza mu rugo icyo gihe ari ku cyumweru nyine ari ku itariki 7. None habimbwira neza turi kumwe. Nanjye sinigeze ntinza mu nzira rwose. Nabwiye ni nta kibazo ni karibu. Muhaye karibu mu mutima wanjye rwose. Reka tugaruke kuri Fideli. Hari aho umufasha wawe yavuze ko aryamye mu nzu waje utinda hanze. Hari hanze wowe ku mutima wumvaga uri gutekereza iki nk'ahantu wari usuye baguheza hanze utegereje? Buriya rero nabonye mpeze hanze mbona barimo gutinda kunkingurira. Kubera mba nzi mu cyaro ko hari ibintu byinshi biba biri mu nzu bitarava mu nzira. Ngira ngo wenda barimo kwandurura, wenda udusafuriya turi mu makorodoro, tuntu nk'utwo ngutwo. Nge ntago nigeze ntindaho kuko nge nagiye na terese nshaka ko byanga bino gatuzabana. Ntago numvaga ngiye ko bazambenga. Ntago numvaga ko bazambenga. Gusa wenda ako kantu nagatekerezagaho gatowe mvuga ati ningeri wabo bazabyitwaraho gute. Ariko icyo gihe batinze kunkingura ntago nigeze ntekereza ko wenda ari ukumpeza. Ahubwo nenzi ko bura barimo kwandura. Ahubwo nari ndimo gutekereza ku mutima ati mwandurure vuba nze ninjire nsaba umukobwa wanjye ubundi mukukane mujyane. Mbere yuko uhuye n'umufasha wawe hari abandi bakobwa baba baraguteye indobo niko babivuga mu mvugo y'iki gihe? Abakobwa yihorere buriya bari abantu twigira ibikomere bitandukanye, ariko ikintu nshimira Imana nuko finali igera ibintu byose bigasobanuka. Ngiye natere abakobwa bambenze bo ni benshi cyane, bashobora kuva hano isheni kagera hariya ku Kamonyi ni nka 40 hari. Ni benshi cyane. Gusa ariko harimo ab'ingenzi nagiye mfata bikambabaza, nagiye mfata mu mutwe cyane. Hari uwo nigeze gutereta icyo gihe yakoraga ku muntu wo mu miryango wo muri famiye. Ndagenda ndamubwira ati rwose ndagukunda cyane kabisa, ndabona ibintu ari sawa, ndumva ubwiza bwawe bubereye Fideli. Erega buriya nta muntu utifuza ibyiza, buri muntu wese akura yishira. Ko nanjye iyo umuntu abonye ikintu cyiza nawe wumva ari we cyabaho. Naragiye ndamubwira ati ariko ndifuza kuko yari afite undi muhungu bakundana, ntago nshatse kumuvuga izina. Yari afite undi muhungu bakundana, nkajya nsanga bafunganye inguni ku mwembe, ku giti cy'umwembe. Ibi ngibi by'ubu ngubu rero wenda abantu basigaye bateretanira ku matelefone, nkundi mwarahuraga mugafunga inguni ku mwembe cyangwa kuri voka cyangwa mukicara ahantu mu twatsi mukaganira. Ariko ubu ngubu ntago ariko bimeze. Nanjye nabonye iyo ntuza bakoze utwo tujeste baba bakora two guhagarara ahantu, numva nanjye ndabyishimiye, ndavuga ku cy'abandi bahungu bo bahagarara bagatereta abakobwa kuki ngiye ntatereta. Kandi ndumva muri ngiye ndi muzima kuki ntatereta. Ndavuga ati noneho njye mbona njya numva ko hari abantu bahungu badepansa abandi, nanjye reka ndepansa uriya muhungu urimo kutereta uriya mukobwa, ahubwo ni ngiye umujyana. Umukobwa ndamwegera ari nimugoroba, mbonye wa muhungu agenda aza, ndavuga ati mwiriwe se? None se arambwira ngo ni byiza. Ndamubwira ati rero ndashaka yuko nge nawe dukundana kandi urukundo ruzira uburyarya, uriya muhungu kamwihorera akaba ningiye dukundana. Buriya abakobwa Imana igifasha abakobwa bajye bafata umwanzuro nyawo, kandi ikindi abakobwa nimukajye mupinga muvuga ngo umuntu arasa gutya, ubundi uruhu ntago ari rwo muntu.
oya umuntu ni umutima, umuntu ni ibikorwa. Ni ukuri kuko nshingiye ku byo mbona ubu ngubu nubatse urugo binyereka yuko ibintu byose bishoboka. Umukobwa arangije arambwira ati rero uze kuza mu gitondo ndaza kukubwira ibyo naraye ntekereza. Ibyo naraye ntekereza. Ubwo icyo gihe namanutse nirukanka, hari ahantu bacishaga ifumbire y'inka munsi y'urugo, mpita nsimbuka muri ya fumbire manuka mu bigori batemye n'amasaka birankata, ariko ndavuga ati nta kibazo nubwo birimo kunkata, hari icyo nshaka kwegukana mu gitondo subuyo, nshaka kwegukana umukunzi nyawe. Nangije ngeze mu rugo bari banatetse ubugari, sinigeze narya ubugari. Mama naramubwiye ati rwose sinshobora kurya, mvuye muri essayage kandi ndabizi ko essayage iri bukunde, ejo ntegereje igisubizo. Ibiryo birananira. Nangije ndaryama, ubwo twaryamye nka saa 3. Ubwo nta kindi umutima wanjye watekerezaga urukundo rw'uwo mukobwa. Urumva? Ndaryama ntegereza ko buri buke biranga. Buriya iyo ufite ifaranga kurya birakunanira, hari wenda aribwo bwa mbere ukiyatunga. Iyo ufite ifaranga kurya birakunanira, ahubwo ukirukanka mu tundi tuntu ujya guhaha utuntu tugiye dutandukanye. Nanjye rero nabonye umukunzi numva nta kindi kintu nkeneye, nta kurya nkeneye, ahubwo ndavuga ngo byanga binoga ijambo ry'uriya mukunzi ndabizi ko ribuvemo ari rizima, araza kuba umukunzi wanjye nyawe. Ndategereza icyo gihe twabaga mu nzu y'amategura y'amabati ifite umwenge hejuru. Noneho nkajya ndeberamo kuko ako kenge nakareberagamo bwajya gucya, nkahita menya ngo bugeze sangahe. Nta bintu by'amatelefone twabaga dufite nyine, bwo twebwe n'izuba ryaravaga saa 6 tukareba ahantu igicucucucu kibati kigarukiye, tukavuga ngo hano ni saa 6, cyangwa tukacukura nk'akanogo cya gicucucucu cyahajya tukavuga ngo saa 6 zirageze. Nanjye rero naravizaga nkavuga ngo hari ahantu nari naramenye ko uwo mwenge urumuri rugarukira, nkamenya ko bukeye. Noneho ndabyuka mbona ntiburacya, ngira ngo wenda habaye ubwira kabiri cyangwa se habaye ibindi bintu, ntangira kwibaza ibintu byinshi. Noneho numvishe binyanze mu naravuga tereka mbyuke n'ubundi ndebe hanze. Nsohotse nkinguyeho umuryango ngo ndebe ko bwakeye, numva imbwa zirimo kwirukanka mu birere mu rutoki, bitansubira inyuma kuko habaga imbwa nyinshi cyane byahatari. Icyo gihe ndibuka ko hari n'inka, hari n'umuntu wari wapfushije inka muri iyo karitsiye, bari bahashyize iyo nka ariyo zigiye gutaburura. Ngira ubwoba nsubira mu nzu, ndara ntekereza umukunzi wanjye, sinzi ukuntu nasinziriho gatoya, numva mpita nkanguka, numva akanyoni karavuze kambere. Hari akanyamanza sinzi nimba mukazi, hari akanyamanza gakunda kuvuga iyo bukeye kavuga ngo kwe kwe, kakongera kati kwe kwe. Iyo kavuze gutyo ubwo mpita menya ko bukeye. Bwarakeye ngiye hanze koko nsanga ukwezi kurimo kugenda kurareba gakeya. Iyo ukwezi kureba gake cyangwa se kwaka gakeya kuba kurimo kurenga, ubugaragaza ko bukeye. Ndangije mita kuko yari yambwiye ngo nubona ba boss bagiye bafashe bari kuri moto, uhita umenya ko nanjye nsigaye mu rugo ngenyine, nta wundi mundi butumaza mu rugo atari we turavugana. Moto mboniraje barayakishe, mbonirarenze ngurundaho, mbonirenze hakurya amuhetse. Ndavuga ati okay sawa, ubwo barenze reka nze nanjye nje kwijajabira shange kwirwanaho. Ndazamuka ngezeyo ngenda nirukanka, ngeze muri urwo rugo mpita ngenda muri rorani, ngenda gakeya. Ubwo nyine nayo ngiye gutereta, se wowe wajya gutereta ukagenda wirukanka, nta n'urukundo baguha. Ni oya, no kugenza gakeya. Ndangije ngezeyo arambwira ati rero Fideli reka nkubwire, genda ahantu mu cyumba cy'ibiryo ufatemo igikoma kiri muri teremusi usuke mu gikombe, hanyuma unywe, nurangiza kunywa wumva uhazi, kubera ko iwacu twari abakene cyane. Niyo mpamvu yampaye icyo gikoma kugira ngo wenda impembuke. Cyakora nta kibazo, nabwo yagize urukundo rwo kumpembura nubwo atampaye urukundo rwa fiyanse, ariko ntacyo uriya yari umukozi wo mu rugo. Nagarurije mu kunywa gusa nyine, ubwo nta kundi, ariko nta kundi nabigenza. Ndangije ndagenda muri yanzu mfata teremusi nsuka igikoma, maze kugisuka ndakinywa, cyari gishyushye gicumba umwotsi wa hatari. Ndangije igikoma ndakinywa kikajya kintwika nkigorora. Iyo unywa ibintu bishyushye biragutwika ugakorora, kandi inkorora itari iteganyijwe iza ku kanya.
ndakorora ariko ntacyo mu matama harashishuka hano naha ngaha mo imbere ndemera ururimi rubikare rubapararize ndavuga ati ntacyo n'ubundi reka nkinywa ataza kubona ko ndi umugabo w'imbwa utafite agaciro ndakinywa ndavuga ati uke ndangije ndasohoka ndavuga ati naje arambwira rero reka twicare ku ibaraza hano tuvugane arambwira atari kuzina impamvu ahita ndeba ku kirenge aranyitegereza aravuga atari kubundi ubu hoya nta inkweto inkweto tuzambaye ubu ngubu ntese ko twakoraga inkweto zo mu birere izuba ryava zigahita zicika urumva rero twari twarajegeye impande zombi ndangije aranyitegereza arangije arambwira ngo umva ngewe sinshobora kubana nawe ndabona sinshobora kuba nakundana nawe arambwira ati ni iki gituma udakundana nawe arambwira ati example se nari nzi n'icyo ari cyo ahubwo niyo nari muziho yajya kuvuga ikintu agahita avuga ngo example se nkaho example ni iki mwoka bya ariko nshima Imana isa nicyo bita ubwenge igakubita mu muntu ubu nanjye example nsigaye nzi cyari cyo example ni urugero so urumva ntarimo ari isi turimo irakazi iri kwibaba nanjye rero ngomba kugurukana nayo ndangije aranyitegereza arambwira ati umva rero example ufite amavunja yarakurenze ngewe narwaye amavunja agera aha ngaha I swear yamwabaza na murumuna wanjye Patrick Karabo k'Imana amavunja yarageze aha ngaha mama yari yarahanduye amaso agiye kuzavamo namwe ati rero mama aho kugira ngo amaso avemo ukiri mutoya byihorere nimba turabo gupfa kama mbaye dupfe n'ubundi birangire ariko twari twifite icyizere twebwe nta bintu bitari byaratubonye n'amavunja nayo yabonye ko dukwiye kwinjirwa araza tujyaho amavunja nari mfite amavunja no mu ntoki bunize intoki zanjye mubona hano ko noneho yambaye urwambaye impeta ndasobanutse kabisa ndasobanutse hano hari huzuye amavunja ari menshi cyane narabumbaga gutya amazi akuzura mu biganza kubera amavunja arimo kunyara mu biganza ndangije numva ibintu umukobwa arimo kumbwira arambwira ngo gukundana nanjye ntago byashoboka arambwira se kubera iki arambwira ati nta ufite amavunja wowe ikindi umuntu usa gutya nge sinshobora kubana nawe urabona koko urabona uhwanye n'uriya muhungu duteretana tubana yo numva ndababaye cyane ndavuga ati ndatekereza koko kweli mukobwa nsekera nimugoroba ngende bisigati binke bakeba ningaruka anampa igikoma ngira ngo byakunze erega buriya n'umuntu wese yagiye kuri banke yagiye kuri banke akabona bagiye kubara amafaranga ari yagiye kubikuza bazi ko bagiye kuyamuha hari igihe rero ubona umuntu abara amafaranga atari bunaye ngo atari nayawe ushobora gutekereza ibindi bintu kandi ariyo waruje gutwara rero nanjye numvisha arimo kunyereka utujeste tw'urukundo ngira ngo wenda basi biri bucemo bizavamo ariko nukuri abantu mwabenzwe pole sana mwihangane ibikomere dufite Yesu bamwe atangiye kubyomora naho usigaye ihangane Yesu afite imbaraga zo komora ibikomere twese dufite ibikomere bitandukanye hari ufite igikomere cyuko yavutse ameze gutya hari ufite igikomere cyuko atabyara hari ufite igikomere cyuko urugo rwe rurimo kujegajega ariko Imana byose irabishoboye hamwe ibi byose bigenda bimbaho kubera gusenga ngenda senga cyane buriya kandi nsenga ntijijisha nsenga nta bintu bintega ndasenga n'abantu buriya ndabasengera cyane hano hirirwa abantu benshi mbasengera batandukanye bakakira bakanakizwa noneho umukobwa ndangije numvishe nta gisubizo kizima mpaye mpita manuka nirukanka mfite amarira menshi ku mutima nangije ngenda imbere ya mama arandeba arambwira ati se muhungu wanjye noneho ko ndawarakaye mama yaratubonaga yabonaga twasisiye agahanga ngiye narakaraga agahanga kamera gukuntu nahita mpindura isura wana mama kabona ko nasise nta bintu by'imikino haza kambaza noneho muhungu wanjye kibondo cyanjye byagenze bite ndamubwira ati mama ese yaje nakoze yanzi ese yaje nyine ese yaje se nari nyizi oya ese yaje buriya hari none se buri muntu wenda hari akantu aba yibitseho ariko atari twose nge nari nibitseho ese yaje ko ese ya nyine niyo nari nibitseho example rero byari iby'abandi ese yaje niyo yari ya Fideli erega nta nubwo wanabiyoberwa kuko ikintu cyose nukweseya ya
ndangije ngeze mu rugo mama arambwira ati se byagenze bite muhungu wanjye ko nda warakaye ibya hatari bimeze bite arambwira ati rero mama ibintu naringiyemo ese yaje nagiyemo yanze umukobwa yambenze yankubise hasi mama arambwira ati rero bana banjye umuhumure Patrick nawe ninjye yari arimo gucunga avuga ati Fidel niba mwemera nanjye bazanyemera kuko Patrick ninjye yagenderagaho mbese nari mbese nk'ikiraro cye cyangwa se nk'ahantu arebera abonye bambenze nawe ahita yiheba cyane twese yabaga azi ko nagiye gutereta kandi azi ko nyine nawe yaracungaga avuga nindamuka mbonye bivuyemo kuko twaranaganiraga nindamuka mbonye bivuyemo nanjye bizavamo yabonye bambenze twese duhita tujya hamwe turiheba turavuga ati yo Patrick namera nkaho ari we babenze mama aratubwira ati rero mwabana mureke ibintu byo kwirwa mwirukanka inyuma y'abantu n'ubundi barabanze barabanga mubona inkoni mukubitwa twebwe twarakubiswe inkoni ukubona bakubita inka bazijyanye mu biterane bagiye kuzigurisha cyangwa nyakabwana zirimo kujya mu bantu cyangwa se zitambagira mu bintu bidakwiriye kugenda baradukubise inkoni zenda kutwica twasuhuza nk'umuntu tumusekera ngo mwaramutse tutagataca cyane kima cyansekera gusa urimo gushingikira ndashaka we kadogo yakubita inkoni hasi wenda ari nk'abashumba baragiye tugahita twirukanka ubwo twagira amahirwe twasimbuka imikingo tukagwamo hasi imigongo yacu ikenda kuvunika ariko dushima Imana yaduhaye duha umutekano mu gihugu n'ukuri ko Imana abantu bari baratuzengereje hari n'uwazanaga ipera ryaboze ririmo kwirukanka minyo akarizana akatubwira ngo si ibi bintu birya gute byasama nk'abandi uyu muntu arira nk'abandi umwe akazaga kubita inkoni ngo arebe ko ndira nk'abandi nimba yarumvaga ndira nk'intuza nk'ihene cyangwa nk'inka sinzi uko yabitekerezaga ariko nge nariraga nk'umuntu akaza kampi ikintu cyaboza akambwira ngo nkirye ku ngufu nakwanga bagakanda imisaya nkarya nuko twebwe twakuzeho mu buzima umukobwa rero subiye inyuma ubwo nuko arabarankatiye arampakaniye ngendana akababaro kenshi nagiye mu nzu ndavuga ngo Mana ishobora byose uri Imana ifite imbaraga ndashaka yuko uzampa umukunzi kwica umwaka w'abadayimoni uri ku buzima bwanjye aho nahombaniye uzahampomborere abantu twahombanijwe na byinshi rega mwige mwitonda twarahombanye ubu ngubu nuko Yesu arimo kugenda tuhaga adushyiramo imyuka yayo rwose myiza ubu dutangiye kumera nka ahubwo sinzugi za metali kugira ngo zirakomeye akareka twebwe abantu bakorera Imana bizeye Imana irimo kugenda dukomeza cyane ndangije nibwo ndasenga mbwira Imana ibwira ngo Mana ndashaka kunkura igisuzuguriro mbwira abantu bakurikiye VISIONTV buri muntu wese usenga afite umwete afite n'intumbero y'icyo ashaka ibyanga binoga atavanga ibyaha iyo usenga utavanga utari mu byaha turi ku isi yego birumvikana of course ariko gerageza usengane ukuri ugerageza usengane imbuto Imana byose izabishobora nuko nasenze hashize iminsi ndagenda ntangira kwamamara kugenda kuririmba mbonye Patrick arimo kugenda aririmba kuko ngewe Patrick yatangiye itwara ririmbanye ngeze aho ncika intege hari ibintu byadutse byo mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika bavuga ngo bica abantu bafite uruhu rwera no mu Burundi na za Tanzania bavuga ngo bica abantu bafite uruhu rwera ariko ntago ari abatanzania bose si n'abarundi bose niba abantu b'inkubaganye baba bashaka gusebya ibihugu byabo hanyuma baravuga ngo bica abantu bafite uruhu rusa nk'urwacu no Patrick nakumva abantu baduhamagaye ngo tujye kuririmba nkumva ko bari buze bakatujyana hano bakatwica batubeshya nge nanga kugenda mbwira Patrick nabwo ati namugira n'inama yo kubireka ntabwo ati Patrick babiretse batazatuvunira hariya Patrick nabwo ati reka shanda komeje none se tuzabaho gute ndamwihorera arigendera hashize iminsi mbona umuhungu yatangiye kuzamura inzu mbona yahitinze byakaze mbona arimo kwambara imyenda myiza amakostime ngenda cyari ku mujegero ndimo kwambara imyenda iremaremye ibiremo nka 70 ingahe ndavuga negera Patrick namaze ati ni iki kirimo gutuma uzamuka gutyo arambwa ati ni bya bindi wacitsemo intege ngiye narakomeje nawe niba ubishaka reka komeza n'undi igihugu dufite kirimo umutekano wowe komeza uzagera kuri nanjye mpita ntangira njya mu mbe ebyiri ahantu nagiye muri studio na amafaranga mama yari yagurishije isambu kugira ngo njye muri studio yarandebye aravuga ati uyu muhungu wanjye ageze ku rwego rubi cyane
ni ikindi bumukorere kugira ngo azamuke. Kandi mama we arabizi ko nari mfite, azi ko mfite impano, ahubwo yari yabuze ukuntu azayinzamurira. Agurisha umurima, njya gusohora indirimbo ebyiri, harimo ivuga ngo abo Yesu yakuye irode bari, nimumfashe tumuhe icyubahiro, abo yakuye mu isayo y'ibyaha, tumushimire neza yatugiriye, kuko yarakoze kandi yagize neza, tumushimire neza, niyo ngiyo. Mpita nsohora n'iyindi yitwa usiogope cyangwa se witinya. Iravuga ngo igitero cya mbere kiravuga ngo harimo ababona tugenda bakatwitiranya, bakabona isura n'igihagararo, bakadusuzugura uko bashaka, nyamara ntibazi ko nizibikazara amagi, kuko bucya n'ayandi nawe uzuka ejo bizamera, ejo hacu ni heza, muhumure tuzatabarwa. Niyo ngiyo ikanakomeza. Ndangije nzijyana muri studio, mbwira producer yitwa Rudahezwa, namubwira ati nawe n'umukristo, namubwira ati Rudahezwa, umbabarire izi ndirimbo ngiye gukora, mubwira igisuzuguriro mfite, mwereka ukuntu nakakaye, najegeye, nahombanye ibintu byose bindiho. Namubwira ati mbabarira, izo ntoki zawe zizane tuzisengere. Arambura intoki, namubwira ati reka dusenge, nawe arasenga, turasenga. Namubwira ati izo ntoki nta kindi tuzisenge, dusengeye kugira ngo zikore kuri ntuza neza, kuri senti, kuri keyboard, zicura umuziki neza. Arambwira ati nta kibazo, nemeye kugukorera neza. Ndangije namubwira ati nta kibazo, mfite hano n'agafanta, ujye ukora kuri piano, nurangiza wegere hari ukurura agafanta. Ankorera umuziki mwiza umeze neza. Indirimbo ebyiri zirarangira. Nzishyize ku mugaragaro, abantu batangira kuzikunda, batangira kuzimenya, batangira kugenda bamenya, ntangira kubona amafaranga yo kugura imyenda. Nubwo yenda bitari cyane nkuko mbishaka, ariko uko biri ntago nambaye gusa, niyo yaba ari umwenda umwe nkucunga neza, nkawumesa, inkweto yanjye nkayimesa igacya, madama agatenge kakamesa, bikamera neza. Nibwo naje kugeraho, mpita numva ko noneho ntangiye ntangiye kwisiga, amavunja arakize, none mpita numva ko nkwiriye kuba umuntu w'umugabo. Mbonye amavunja akize, mbona nakenge gatangiye n'igihungana n'imfite gitangiye kugenda kishira, ndangije numva ko nanjye nkwiriye gushaka umudamu. Nibwo nagiye ahantu mu Bugesera, mu itorero ryitwa Anglikani, naringiye mu buryo bw'ivuga butumwa, sengera abantu barakira, na madamu wanjye aza kumpamagara, n'undi mukobwa barambwira ngo nimbasengere, ndabasengera, bari barwaye ibifu birakira, Imana igenda inkoresha ibitangaza, nkajya nsengera abantu bagakira. Fideli ntangira kuzamuka gutyo mu buryo bujyanye no gukorera Imana. Ubu mpita noneho numva uwo mukobwa, abo bakobwa nasengeye, umwe niwe wampamagaye cyane, ari uyu nguyu, arangije arambwira ngo rwose warakoze kudusengera tugakira, Imana iguha umugisha. Numvisha akajwi, numva nako umukobwa, ntabwo atari ko, ariko se nuko nawe mbona wambaye impeta, ariko ijwi ry'abakobwa ni ryiza, se ni ribi. Abakobwa iyo bitwaye neza baba basa nk'imfura, ariko ntuzabona umukobwa wigize ikirara, yewe we, ariko Imana ijye bafasha disi, abakobwa ni imfura, kubera ko impamvu ari imfura, uyu nguyu nawe yari umukobwa, yaranyemeye. Nukuri rwose. Ndangije numvisha akajwi, namubwira ati none se mfite ibintu bingahe nshaka kukubaza, ngiyewe ndashaka kubaka urugo, kandi ndi umukene, kandi mfite urukundo, uramfasha iki muri ibyo ngibyo? Arambwira ati ikintu nakundiye uyu mudamu, uyu ni Miss w'isi, nta mugore basa, oya, nta mugore basa, uyu ni Miss wanjye, bajye bamwihorera, nukuri kw'Imana. Reba ariko ukuntu areba nk'inyambo, areba neza, aseka neza, ariko murani Imana itaransubije koko, ntamukundeba icyoroshye, nukuri ko rwose nubwo neza arakeye, arasa neza cyane. Ndangije ndamubwira ati ndashaka ko tuzakora ubukwe, ntabwo twakora ubukwe utansuye. Niho twahise tujya hahandi rero mu rugo iwe, turaganira. Ngezeyo bakimara gukingura, ababyeyi be mbona baranyishimiye, mbona bampaye karibu. Ndavuga ati
ku mutima ndatekereza ngo Imana ishimwe ubu namukukanye byarangiye ndavuga ati rero naje umukobwa wanyu naramukunze kandi urukundo mfite rurimo kugurumana rwarenze urugero uyu mukobwa wanyu rwose ndamushaka biransaba iki kugira ngo mubone barambwira ati ibintu bigomba guca muri uburyo ugomba gushaka inkwano ugomba gushaka ibigaragaza nyine ko nawe uje gusaba umukobwa ndagenda ngira amahirwe mbona ahantu akazi ko gucuranga piano baramfasha rwose nkajya naririmba nkajya nabafasha mu guhimbaza barangije bakajya bampa amafaranga njya gutanga amafaranga yo gukora mariage Imana ibidukoreye mariage nziza twakoze mariage abantu harimo abantu ntabamenye umubare bari benshi cyane benshi bamwe bari baje kureba isura mfite abandi bavuga ati uya mukobwa ugiye gushaka uriya muntu urasa umusazi ariko kubera amadamu twe twarabyumvikanyeho buriya mu rukundo iyo abantu bahuje niyo hazi itindoro ingana gute nishobora kubatandukanya nge na madamu twe twavuze ati dufunge kamagimagi tuvuge ati nta kundi nge nawe ibyo bavuga byose ni nge nawe abantu bakajya bavuga ati reka Fideli sura muntu n'ukuri azaguta uriya muntu ntago azakwemera ibintu bizagenda gutyo ubukwe buzahagarara kumuringe mu mutima ndavuga ati ubwo umukobwa namubonye namwumvisha ari seriye mu mutima no mu bitekerezo nta kibazo ndangije tujya gukora mariage ibaye hari abantu benshi cyane umukobwa ndangije icyo gihe nari nambaye noneho costume yakaga nari nambaye costume na conge banza ariyo ya mbere yarije hari kuyisi simbizi nari nambaye conge ikomeye byatari ndagenda baradusezeranya nari namwambitsa ivara ryiza hari maso yayateretse mu ivara ariko tekereza nawe shushanya ari mu ivara ureko nabameze byari byiza cyane namuririmbiye n'akaririmbo mbona aramwenyuye akaririmbo ngiye kuririmba ntago ndagasohora n'ubu mba numva mfite agahinda yuko indirimbo itarasohoka ariko nukubera ubushobozi niyo mbonye dufaranga mba mbona imbabura yazimye tukajya kugura amakara tugateka cyangwa n'ibyo biryo ubuzima bugahora gutyo ako karirimbo namuririmbiye karavuga ngo kutandeba sashe ndeba nkuririmbire mukunzi wanjye rubavu rwanjye mawe ni mana usana bike ni wowe naburaga ndashima Imana yo yemeye kumpuza nawe ikemera yuko twambikana impeta dore umunsi mwiza w'ibyishimo n'umunezero. Yes. Bakunzi ba Vision TV rero turakomeje kuganira na couple ya Fidel na Marina. Fidel nkuko bivuze aracyafite imbogamizi mu muziki we kandi murabona ko afite impano. Mu bantu benshi badukurikira hari abantu badashoboye kuririmba ariko bakunda umuziki. Hari abantu Imana yahaye ubushobozi yabaha amafaranga bashobora kuza gukunda ino famille bakanakunda n'impano iri muri Fidel. Icyo abantu baberaho niba ushoboye kuba wagira uwagafashije kugira ngo byibura umuhereze ibyishimo umuhereze kumwenyura ujye ubikora. Ariko nanone kuba usanzwe ubikorera ushobora no kongeraho famille ya Fidel na Fidel ku giti cye ukamushyigikira mu mpano ye. Tugiye gukomeza rero tuganire. Murabona ko n'abantu bafite ubuhamya bw'urukundo rusa nk'urwihariye ugereranyije n'ibintu byinshi bagiye banyuramo. Rero dukomeje kuganira no couple kandi turayishimira. Hari ikibazo nagira yambaze Fidel, kuki wari ufite ubumuga bw'uruhu ariko kumva uritinyutse, ikizere wagikuraga he cyo kumva ushaka abakobwa badafite ubumuga bw'uruhu kandi wowe ufite? Wabarigeze ugerageza umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ukavuga ati byibura uyu nguyu amaboko burya areshya niyaramukanya atareshya ntaramukanya? Ni ukuvuga ngo ntago nigeze, si ukuvuga ko wenda nari nanze bagenzi banjye, ariko buriya ikibazo niyiziho navukanye ndakizi, sibyo? Ntago nifuzaga yuko twese tuzahura, nari kumushaka ariko nangaga ko twese tuzahuza amarira
ngo turire rimwe none byari kuba bibi cyane kuko ntabwo yari kurira nanjye ngo ndire ahubwo nashakaga byibura umuntu tudahuje uruhu ufite uruhu rwirabura rusanzwe hanyuma wenda byibura ajya mpoza mu bundi buryo hanyuma nanjye nimureba numve no mu mutima wanjye mfite icyizere yuko hari n'ibindi nzageraho suko nari nanze kubana n'umuntu dufite uruhu rusa nk'urwanjye ahubwo nangaga kugira ngo amarira atazaba menshi cyane ni icyo kintu nabikoreye. Reka ngaruke kuri madamu wawe, ni nk'irihe jambo umutware yakundaga kukubwira ukumva rirakunezeje ukumva ko katandukanye n'abandi basore bose mwakundanye mbere, nk'ijambo akundaga kukubwira? Ijambo yakundaga kumbwira gahunda kandi akabimbwira kenshi. Yakundaga uko ampamagaye yarambwiraga ati ndagukunda, akabimbwira kenshi cyane. Kandi iryo jambo wararikundaga rwose? Nararikundaga cyane, mbese uko yampamagaraga yaba mu gitondo yaba isaha yose nta kindi kintu yandamutsaga, ndagukunda gusa. Ukimara kugera mu rugo yakubwira ko agukunda mbere, wabonye mu rugo bimeze bite? Wumvise umeze ute mu buryo bw'amarangamutima yawe wari ufite mbere n'ubu ngubu hahindutse iki? Icyo navugaho, nk'uko wenda njye nkiri mu rugo tutarabana, urukundo yego narwo nararwumvaga ariko noneho ubu rwarikubye. Nahise mbona impinduka nyinshi cyane kurenza uko nari meze mbere. Rwose urukundo yararunyeretse ndanisaha, urukundo ruracyahari rwose. Umva se ibintu bimeze neza rwose nta kibazo. Fide, uzi kubebeza umugore? Amva rwose se urabona bitanasa nkabyo. Biranansa umugore ndamubebeza neza, ni mwiza cyane, mufata neza, nta nubwo ashobora no kurira. Hariya mfite agasume buriya, iyo mbonye wenda yavuye nko ku rugendo rwa kure ndamuhanagura nkamubwira ati hangane sweet wanjye rwose. Ku bantu batazi ikinyarwanda sweet muzi ko ari uburyohe, ubu ni uburyohe bwanjye rwose. Nuko Imana nzi kumufata neza nta kibazo. Impamvu imbogamizi nkifite ni imwe, kumufata neza mu bushobozi mfite ndamufata neza, ariko ndifuza yuko noneho byibura ndashaka kuzajya mufata neza, namugurira igitenge, shaka kuzajya mufata neza, mugurira amata yifuza, mufata neza, mugaburira neza, mufata neza, mwereka ibintu n'ibikorwa byinshi bigenda bigaragara. Ariko nuko nta bushobozi ndabona, kandi nizeye ko ubushobozi buzaboneka. Hari famiye zifite amazu ageretse kenshi, hari famiye zifite imodoka zigenda mu mihanda kandi imodoka nziza, hari famiye zifite buri kimwe cyose ariko zidafite amahoro. Ubitegereje ku maso mufite urukundo, murasa neza ku mubiri no ku mutima, ariko ibi byose mubikesha ubumwe mufite hagati yanyu. Izo famiye mwazibwira iki? Reka mbwira umugore. Icyo nababwira, burya hari igihe uba ufite ibintu pe bihagije ariko nta mahoro ufite. Icyo nababwira rero ni uko biyunga bakagira ubumwe muri bo, bakagira urukundo, kandi burya ahantu hari urukundo ibintu byose biraboneka. Burya iyo mufite urukundo muri babiri, n'iyo haza ubukene bumeze bute ntabwo bwabatandukanye, nta nubwo bwatuma muvuga nabi ngo mushwane. Oya, urugero njye ndiheraho pe, mukubona ko buryo mukubona ntacyo tubaye rwose, nta kibazo. Ariko nko mu minsi yashize muri ibi bihe corona yari ikomeye cyane, byari bikomeye pe. Ushobora kujya mu nzu ukatumva rero shere wanjye ibintu bimeze nabi, turabigenza dute? Ariko ukabona nta hantu pe mwaca kugira ngo mugere ku byo mwifuza, ugasanga ni ikibazo. Ariko kubera bwa bwumvikane n'iki, ubwo ukamubwira cyangwa se nawe akambwira ngo ati rero nta kibazo, tujye kuryama, ejo Imana izaca inzira, tukiryamira nta kibazo, nta ntonganya zihabaye, nta matiku, nta kuvuga nabi. Oya, ahubwo ibintu bitwara gake
gake mukajya inama ku kintu mugiye gukora, cyangwa se nimba hari n'icyabuze mu rugo mukajya inama mukareba ko cyaboneka, kandi niyo kitaboneka burya murihangana mwese mukihanganira, kuko ejo n'ejo ubundi gishobora kuboneka, ariko bidahungabanyije umubano mufitanye n'umutware wawe cyangwa se n'umugore wawe, ugasanga ibintu rwose mubikoze neza mu mutuzo, nta n'umuntu burya upfa kumenya uko mubayeho mu rugo. Mwirinda kwiha abantu, ubundi ibintu mukabikora hagati yanyu mwembi uwa babiri mukabisoza neza, Imana nayo ibi kubireba. Ntabwo ari byiza kwiteza abantu rwose, ubwo ushatse kwiteza abantu ni hahandi usanga abantu hirya no hino bari kuvuga bati dore ngaho ndebera, dore uko kwa runaka wabayeho. Oya, ibyo ntabwo ari byiza, ariko iyo mwicaye hasi mugasasa inzobe nta cyabananira rwose. Nabonye mwarabyaye umwana udafite ubumuga bw'uruhu, mu gihe mwari mumutwite mwumvaga mufite ibihe bitekerezo kuri we, cyane ko papa afite ubwo bumuga? Ukuntu madamu yari atwite n'amagambo yari menshi cyane mu bantu benshi bari barimo kumbaza ngo ariko se Fideli urumva uzabyara umwana usa gute, na bamwe bakagenda bakabwira umudamu bakamuga ati ariko wumva umwana utwite ameze gute, bakamusha intege kugira ngo bumve ko adatwite nk'abandi babyeyi, ariko madamu akaza akabimbwira ababaye, akambwira ati ariko nkamubwira ati humura ntuzagire ikibazo, nkabona aratuje kubera nawe abizi neza yuko Imana ishobora byose, nkambwira ati humura ntabwo uzabyara umwana usa nkanjye, kandi niyo wamubyara tuzamurera kuko ibibazo naciyemo ndabizi, mbifitemo experience, ahubwo none n'umwana tuzabyara twabasha kumwitaho niyo yaba asa nkanjye. Numvaga ko byanga binoga uko umwana azaba asa kose tuzamwakira. Ubonye rero umwana mwumvishe ko mwabyaye, reka mbaza umudamu, wihutiye kureba iki mbere na mbere? Gusa sinavuga ko nihutiye kureba umwana kuko bamunteruyemo hashize amasaha ngira ngo agera kuri 12 ntarabona umwana, ariko wumve ngo narindi kwibaza umwana nabyaye ameze ate, asate muri uko gushiramo ikinya nakangutse n'ubundi umwana ntari kumubona, bari bamujyanye ahandi tutari kumwe ndi njyenyine. Noneho mbyuka niruka ku gitanda, nari ndimo serumu kandi bari banambaze, numva ndababaye, numva ko ndi gutonekara, numva hejuru ibintu birahubutse, nibaza ahantu ndi bimeze bite kandi uko ndi bindangiye yagiye, none hano nabaye iki? Ubwo nabajije wari undwajije ndamubaza nti umwana ari, arambwira ati nanjye sindamubona. Ubwo namubwiye ni mbabaro nshakire muganga nshaka umwana, barambwira bati guma aho ngaho nturakira niwinyeganyeza urongera uturike kandi turakudoda wumva. Mana nguma aho njya ku gitanda ndarira, ubwo muganga araza arambwira ati basi reka mwereke ifoto ye ariko ureke kurira. Yaramunyeretse mbona umwana, abantu birashoboka se? Nahaye Imana icyubahiro aho ngaho mu bitahano nari ndyamye, ntitaye mfite serumu mu kaboko, mva narishimye, ntitaye ngo ndi kubabara, nta buribwe nigeze numva, narishimye cyane. ndavuga nti use abantu bajyaga banseka ngo ntwite ngo icyo batazi, ubu hari uzandebera umwana koko? Njye narasinye ko nabyara umwana asa nka papa we, nabyara umwana udasa nka papa we, nta muntu uzandebera umwana kuko uwo musozi twari dutuyeho. Ubwo abenshi nyine arabaje kunsura aho ngaho kwa muganga baje kumureba, ariko nta n'umwe watashye amubonye, nta muntu n'umwe neretse umwana wanjye ku musozi twari dutuyeho, bitewe n'amagambo baravugaga bati buriya yarasaze n'uwazabyara azaba atagira ubwenge nka se. Urumva ibyo nkabyumva bikambabaza, ariko nkabwira Imana ni wowe uzi kubireba, urabireba, ni wowe uzi uko bizagenda, uzamfashe rwose
undinde uturinde umbere aha hantu. Narishimye cyane rwose, ndetse nawe ngo twaravuganye nyine, nawe arambaza ati bimeze bite, navuga nti nta kibazo rwose, umwana ameze neza, ni tayari, dore ko na mama wari we wari undiho yarishimye cyane, akajya nterura mva rwose hagati umwana wanjye rwose ndagukunda cyane mva cyane, ariko ngo ndangije arambwira ati ni ukuri uranshimishije mu buzima, uranshimishije. Namubwira nti sinjye bikoze n'Imana, namubwira nti ni Imana ibikoze, kuko ngiye sinari gufata umwana ngo mushyire mu nda ngo muhe n'isura. Barishimye cyane na famiye yanjye irishima, nanjye narishimye mvuga nti se abantu mama bazongera kujya mbese ne nk'abari baranciriyeho. Gusa nyine ntibyari byoroshye, ariko barishimye cyane kandi nanjye narishimye, ndangije nshimira Imana, ndayibwira nti Imana wakoze kunkuraho igisuzuguriro, kuko bumvaga ko nyine nzabyara umuntu usa nka papa we, ariko njye kubera urukundo rwari rundimo numvaga namubyara nta kibazo rwose, azaba ari uwanjye n'umugabo wanjye, nta kibazo, babivuge cyangwa se babireke, icyo ni kazi kabo, pfa kuba nzabyara umwana. N'ubu rero turacyishimye cyane, dushima Imana ko nta waza ashaka kudutandukanya, cyangwa se wenda bavuga ngo umuntu yaciye hano abwira umugabo ibi, ngaraza ambwire nabi, ntarambwira nabi, ntarankubita, sindambwira nabi, Mana yanjye mbese tubayeho nko mwese yacu ubundi. Hari abantu aka kanya baba barimo babareba bazifuza kuguhamagara bagushimire ko wabaye intwarikazi, tanga nomero yawe. Nimero ni 078 92 78 593. Ni 078 92 78 593. Nimero yanjye. Iba kuri WhatsApp? Oya, ntabwo kuri WhatsApp. Reka dusaba umugabo nawe atange nomero ye. Nimero yanjye ni 078 90 37 388. 078 90 37 388. Iba kuri WhatsApp. Noneho ntekereza ko umugore wawe nawe yaba azi kuririmba, kandi twabonye uri umuhanzi. Hari indirimbo mwahuriraho mukayiririmba tugasatira umusozo? Reka turirimbe indirimbo yitwa Amasezerano. Iravuga ngo nta muntu ushobora guhagarika amasezerano Imana yagusezeranije, cyangwa se isezerano Imana yagusezeranije. Iravuga ngo ntawahagarika amasezerano Imana yo mwijuru yagusezeranije, komera kwibanga ubihorere, abo niba abandi batazi yuko Imana ikora. Bareke bakuvuge, cyo ceceka wibabara, ibisubizo by'Imana ihangane biraje bikugereho. Bareke bakuvuge, cyo ceceka wibabara, ibisubizo by'Imana ihangane biraje bikugereho. Waravutse ugera muri iyi si, umaze gukura uhura n'ibigeragezo n'ubukene. Ibigeragezo sikarande ku muntu, ibyo Umwami Imana yagusezeranije nagabeshya nibyo. Bareke bakuvuge, cyo ceceka wibabara, ibisubizo by'Imana ihangane biraje bikugereho. Bareke bakuvuge, cyo ceceka wibabara, ibisubizo by'Imana ihangane biraje bikugereho. Wahereye kera bagusuzugura, bakifuza yuko wapfuka baho. Imana yo mwijuru nikora nk'abantu,
abagusuzugura umura baraje bakubahe bareke bakuvuge ceceka wibabara ibisubizo by'Imana ihangane biraje bikugereho bareke bakuvuge ceceka wibabara ibisubizo by'Imana ihangane biraje bikugereho. Turabashimiye rero dusoza ikibazo nshaka kubaza ni kimwe ubu nk'ibyifuzo bitatu ufite mu ntumbero zawe nibihe? Ibyifuzo ngiye mfite mu ntumbero zanjye bitatu. Icya mbere ndifuza yuko na impano yanjye yazamuka, nabona abaterankunga. Icyifuzo cya kabiri ndashaka kuva mu bukode kuko hangaha ndi ndakodesha ngiyeho. Ibyo ni ibintu mvuze bibangamiye ubuzima bwanjye. Ikindi cyifuzo cya gatatu nuko nshaka ko abanyamakuru bamenya nkuko VISIONTV yaje kunsura. Nukuri mwakoze imirimo y'ubutwari kuba mwafashe ibinyabiziga byanyu mukaza hano. Imana ibaha umugisha. Nukuri ndabashimiye cyane. Nukuri mumbwirira abanyamakuru batazi Fideli bampamagare kuri ya nimero natanze ya 0789377388 rwose munzamure. Aba producer rwose ni karibu rwose, ndashaka ko munzamura. Mfite impano ariko ishaka kumenyekana, ariko kuba nahuye na VISIONTV ndizera ko byose bishoboka. N'abarimo kutureba ndabizi ko ari abantu bafite umutima. Turagira ngo rero tubashimire ko mwemeye kubana natwe mukaduhamya mukemera ko dukorana ibiganiro, kandi icyo nzi cyo nuko imbere yanyu ari heza, muzagera kuri byinshi mwifuza, muzakomeze kuba inyangamugayo no kugira urukundo mu rugo rwanyu. Yego ni ukuri turabashimiye kandi Imana ibaha umugisha. Ni ukuri. Namwe murakoze.